nturebe igihe umaze uri ku musozi, nturebe igihe mangiye kirekire ibigeragezo, nturebe iminsi maranye uburwayi, nturebe iminsi maranye ubushomeri. Ndakubwiye ngo eneshagide, kora kuri Yesu, umukoreho ufite umutima utunganye, umukoreho hayi ufite kwizera, n'umukoraho biramenyekana. Uyu mubyeyi biraneke tubwira hayiwe ku bantu ba kera wagiraga indwara yo kuva mwebaga ari mu kato. Uyu mubyeyi afite ikigeragezo cyari kimukomereye, ababyeyi barabizi. Uramutse uvuye imyaka 3 byakugora, ariko imyaka 12 hayiwe ariko ageze kuri Yesu, niyitaye ku gihe amaze muri icyo kigeragezo. Nari nkubwiye ngo wa mubyeyi we, wa mugabo we, wa musore we, wa mukobwa we, nurebe igihe umaze uri mu kigeragezo, muganga baragutokora, ariko kuko ari Yesu wabivuze, ari Yesu bikoze, kiramutokora bamuzima. Arareba, Imana ishimwe, ngo nuko acira amacanshwe ngiyacira hasi, ngo nuko asiga kuri yampumye ku maso ngirahumuka. Nkubwire ngo Yesu naza ntago bizamugora, ahubwo azategeka, azafata agataka, ntago nzi icyo azafata, ariko afite uko azabigenza kugira ngo agire gute agutabare. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Icyondo n'umwana kiribona ari kukirya wakimukuraho, reka azahinduka, bizasobanuka. Hayiwe, hayiwe, Imana ishimwe. Ndagutangariza uyu mwanya ukore kuri Yesu, hari ibintu biri busobanuke. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Shobora kuba waragiye mu bavuzi batandukanye, ngure ko hari icyo bagufasha, ngure ko hari icyo bakumarira, ariko byaranze. Nkubwire ngo Yesu niwe ushoboye byose. Shobora kuba warabuze uko ubigira, ariko Yesu agize gute, ashoboye byose. Ndatangaza iri tangazo, wa mubyeyi we, urugo rwananiye, Yesu agize gute, yasuye kurwubaka. Numugarukira agire gute, arwubake. Kandi ntago yitaye ku gihe umaze uri muzenguruka. Izere ko Imana ishoboye, kandi mu bibazo urimo Imana ishoboye kwigukuramo. Tugiye gusenga, kandi wizere ko Imana ifite imbaraga, kandi kuba uri muri byo bigeragezo nuko igihe imeze gutabarira, izere kandi rwe muri yo. Mwibutse ko ntagaruka ari ibyaha wakoze, sinuko ari ibyaha by'iwanyu, ntabwo ari karande y'iwanyu, nta nubwo ari usenga n'ibyaha, ahubwo ni ukugira ngo Imana niza nigutabare amateka azahinduke. Tugiye gusenga Imana. Uri data wa twese mwiza, etaya pifo the still good, uri ni foya sire more, uri Kristo, uri Mesiya, uri Imana y'imbaraga nyinshi, uri ibyiringiro byacu, uri umutabazi, uri umufasha mwiza, uri umunefo edrayi. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Reka twongere tubasuhuze inshuti bakunzi b'Irembo Ryera TV, tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye mu bihugu murimo mwese. Imana ibaha umugisha. Rero turagira ngo dusuhuze inshuti zidukurikira ziri mu bihugu, mu mijyi itandukanye ndetse no mu bihugu bitandukanye, ariko kandi bakaba ari abantu bo kwifishi ku Irembo Ryera, kuko bakora ibintu bikomeye, bakora ibintu bidasanzwe, kuko twamaze kubona ko muri inshuti zacu z'akadasohoka mu kazi kenshi dufite ko kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kumenyekanisha iri zina ku batarizi, ariko si no kugira ngo barimenye gusa, ahubwo no kumenya imbaraga zirikoreramo, kuko ni izina kuba bazima, niryo jambo ubundi rikwiriye kuba mu kanwa kacu. Rero reka dushimire abantu badufasha, bagakora subscribe, bagakora comment, ndetse bagakora na share kugira ngo iri zina ryamamare, ariko banamenye n'imbaraga zaryo. Rero amazina cyangwa se uri kunyumva kuri mikoro ni Hakizimana, ariko kandi nkaba ndi kuri Irembo Ryera, aho niho nanjye nari akazi. Kugira ngo nawe mubwire ngo uze winjire muri iri rembo. Iryo rembo rero ni irembo niwe Kristo. Yesu yaravuze ngo ni irembo. Kandi tukaba turi kumwe cyane mu cyo twita holistic of the life, ni ukuvuga ubuzima bwuzuye. Ubuzima bwawe bugomba kuzura kandi bugahagarara neza bwikwije. Bizanyura hehe, mu yihe nzira, muri herembo, nicyo turi gusa gukurikira. Rero reka mbere yuko ninjira mu mwanya nyirizina wo kwakira umushyitsi
mubona kuri kamera zacu ni umukobwa mwiza, ni umuhanzi, ni umuntu Imana iri gukoresha, ni umuhanuzi, afite impano navuga nyinshi kandi zose yahawe n'Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Muraza kumwiyumvira kuko muri kumureba, ariko kandi mbere gato yuko namusengera kugira ngo akomeze yinjire mu irembo, hanyuma nuko yabanza akabibwira. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Nitwa Mutuyimana Letitia, ndi umukobwa, ndi umukristo. Yesu aduguhe umugisha. Reka tumusengere hanyuma mutuganirize ku magambo y'Imana. Murakoze. Mana nziza, Mana yera, Mana iboneka, Mana iriho, Mana ishoboye, Mana ibona, Mana irema, Mana Elestifo bere sharabini turapile stanse bone dikirawa. Turaguhamagaye ngo uboneke muri uyu mwanya. Mana ishimwe. Unanize ibitero byose by'umwijima, umugambi w'abadayimoni hirya no kwicara hano enima lastikita ya pini fore drere mora. umugambi w'abadayimoni Mana ishimwe. maze ihema ryawe rigiye guke, ubuzima bwawe bugarukire kuri twe, amaraso yawe yivange n'ayacu, kandi ntaba ari twe tuvuga ahubwo havuge wowe. Sengeye uyu mushyitsi wacu, Mana ishimwe. kugira ngo imbaraga zawe zimubeho, Mwuka wera. ikiganza cyawe kimubeho, ariko si ibyo gusa, impumeko yawe. Amen. Ahumekere. Paya sinita. Beatrice Sheregide rwose. mora. Letase more gide fo. Nikubereye Imana. Here Yonge dry fo. adadada. Binitakita Reta stifo. sharaba. Sheregire Reta bini shumire. wiri fo. Yo, Enima reka isiri ubuhanuzi gidi bw'uruke. fore dry. Reka Mana tubone ishimwe. tugutuze. Imana ishimwe. Imana Reka ishimwe. twumve ubugingo butugarukamo. Amen. 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 Murakoze. Imana ibahe umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana. Dusabe mu mukozi w'Imana dusomere. Yego. Dusanga muri Mariko ibice 5 ku murongo wa 25. Ni amagambo yuzuye umutima wanjye, ni amagambo ari bugufashe yewe uri kunyumva cyangwa se uri bunyumve, ni amagambo ari bwuzuye umutima wawe. Reka dusomere mu izina rya Yesu. Mariko ibice 5 umurongo wa 25 haragira hati, nuko hariho umugore wari imugongo wari ubimaranye imyaka 12, ababazwa n'abavuzi cyane benshi, bagerageza kumukiza, bamumarisha ibintu bye byose, abitangamo ingemo, ariko ntibagira icyo bamumarira, ahubwo arushaho kurwara. Yumvise ibya Yesu araza, aca mu bantu, amuturuka inyuma, akora ku mwenda we, kuko yari yibwiye ati, ninkora imyenda ye gusa ndakira. Uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri we yuko akize cya cyago. Yesu nawe yiyumvamo ko ubushobozi bumugabanutsemo, ahindukira abyigana n'abantu, arabaza ati, ninde ukoze ku mwenda wanjye? Abigishwa baramusubiza bati, ese ye abantu barakubyiga, nawe ukagira ngo ninde ugukozeho? Abararanganyamo amaso agira ngo abone umukozeho. Uwo mugore aratinya, ahinda umushyitsi, kuko azi ikimubayeho. Araza amwikubita imbere, amubwira by'ukuri byose. Aramubwira ati, mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije, wigendera amahoro, ukire rwose icyago cyawe. Amen. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Aya ni amagambo ndabizi ko ari bukore ku mutima wawe, kandi nanjye nuko arakora ku mutima wanjye. Uyu ni umugore ngo wari ufite indwara, yari indwara yo kuva. Imana ishimwe. Iyi ndwara yo kuva ayimaranye imyaka itari mike. Ntago nzi indwara ufite, ariko Bibiliya itubwira uyu mugore. Imana ishimwe. Cyane ko itubwira abandi benshi bari barwaye, bari bameze nabi. Itubwira ku mpumyi, itubwira kuri Lazaro yarapfuye, itubwira wari imugongo yarafite indwara. Uyu mugore ngo yagiye mu bavuzi benshi ngo arebe ko ari icyo yamufasha, ko nibagira bate nibamukiza. Imana ishimwe. Ngo atanga agira abona ko bizanze, ngo arebe ko bamukiza iyi ndwara yo kuva, ngo ntiyakira. Ngaza kumva inkuru ya Imana ishimwe. Ngo aza kumva inkuru ya Yesu. Mu kumva inkuru ya
Yesu, ngo yumva ko Yesu akiza, yumva ko Yesu abohora, ngo yumva inkuru ya Yesu. Ntabwo nzi iyo wumvishije, ariko nariyo wumvije ngo uze muri ibintu by'uyu mugabo. Imana ishimwe ngo aza kumva inkuru ya Yesu. Haleluya! Yari amaze igihe kirekire, kabiri amwumvaho izindi mbaraga, yumva ko Yesu akiza, yumva ko Yesu ahumura, Yesu abohora, Yesu azura, ngo yumva amakuru. Imana ishimwe ngo uyu mubyeyi aravuga ati uko byasa kose uyu mugabo mwumvisha andi makuru, mwumvishe ko akiza, mwumvishe ko abohora, mwumvishe andi mateka, nanjye nanyuraho ndamukora ku nshunda. Aleluya! ngo Yesu abyiyumvamo, ngaca aho yarari, ayiwe Yesu abyiyumvemo, anyura ahantu uri, narangiza aragukiza. Imana ishimwe ngo uyu mubyeyi ngo hari abantu benshi n'ikindi babyigana. Mbibutsa kandi kantu ngo uyu mubyeyi yavuga ngo kugenda kose njye ninkora kuri Yesu, kuko yarasobanukiwe imbaraga Yesu agize gute afite. Abantu muri iyi minsi ntibazi imbaraga Yesu afite, ntibazi imbaraga Kristo afite muri bo, kuko yarasobanukiwe akamenya. Haleluya! uyu mugabo witwa Yesu imbaraga afite, ati ntabwo ndi bujye kumubwira ngo ndwaye gutya, ahubwo ndakora kuki ku nshunda ze. Haleluya! ndakora ku nshunda ze, ndabizi ndi bukire. ngo nuko Yesu ngo anyura aho ngaho, itubwira biri tubuye ngo hari abantu benshi, ngo ikindi bagira gute ngo babyigana. Haleluya! ngo barimo babyigana, ngo ari abantu benshi. ngo uyu mubyeyi aragenda, haleluya, ngo aragenda, ngo arabyigana, aragenda akora kuri nde? ngo akora kuri Yesu. Imana ishimwe ngo nuko bwa burwayi yari afite amara igihe kirekire bugira gute ngo bumushiraho, ngo bita bumuvaho. Hayiwe, dushimiye Yesu ko yagiye gukora cyangwa se yakoze, hari ukuntu abyumva, arabimenya ko agize gute ngo Yesu akoze. Haleluya! ngo Imana ishimwe ngo uyu mubyeyi ngo yumva muri we ngo bwa burwayi yari yumva yari afite amanya imisi myinshi itari mikeya, imyaka myinshi itari mikeya, hagize gute nesharabinifo ngo barakize. Imana ishimwe ngo nuko ngo Yesu ngo nawe ngo yumva mu mubiri we ngo ari ukuntu bigenze, yumva imbaraga imugabanyutsemo. ngo nuko abwira abigishwa, arababwira ngo mbese ninde ukoze ku mwenda wanjye? Imana inyumvire, Imana ikumvire, uyu mwanya n'isaha yewe uri bwumve iri jambo, ukore kuri Yesu. Imana ishimwe ngo nuko arababwira ngo mbese ninde ukoze ku mwenda wanjye? Nimwumve ukuntu bambwiye ngo abigishwa ngo mbese ngo turakubyiga ngo turi benshi. Haleluya! turi benshi, turimo turakubyiga, ngo none ninde ugukozeho? Bivuze ngo iki umubyeyi yarakoze kuri Yesu gutandukanye nuko abantu bagize gute ngo bamukoze leshara pifodra, nkuko abandi bamukozeho. Imana ishimwe ngo uyu mubyeyi, haleluya, haleluya, ndakunda kuvuga ngo mbese uyu mubyeyi akoze kuri Yesu. Hari abandi barwayi benshi, hari abandi bakeneye Yesu, hari ngo bagirire neza, ariko kubwuko yarazi imbaraga z'uwo agiye gukoraho ari bukire. Imana ishimwe, nakubwira ngo kubyigana ntago azi ukuntu uri kubyigana. Nkwibutse gato, abantu bari kubyigana bari gusenga ahantu hatandukanye, abantu bari gusenga mu misozi runaka, abantu bateranye mu mvumo runaka, abantu bari gusenga mu byumba bitandukanye, abantu barimo mu nsengero, abantu bari kubyigana. Ese ndakubaza, yewe wa mukobwa we, uri kubyigana ute? Ahari ni wabaye nk'abantu benshi. Nari nsabye uyu mwanya nkwinginga nawe ube nk'uyu mubyeyi wakoze kuri Yesu. Elesharagine. Imana ishimwe kumukoraho gusa ngo arakira. Mbibutse yemwe imisozi runaka, abantu bateranye, Kanyarira bariyo, bari muri Cyangugu, bari mu Mashuza, ahantu henshi abantu basengera, abantu barahari barimo kubyigana. Abakobwa benshi barimo kubyigana, bashaka Imana ibagira neza. Ababyeyi benshi babyiganye kubw'ibyago bafite, ariko mbese reka nkubwire ijambo, byigana ukore kuri Yesu ufite kwizera. Nurebe igihe umaze uri
uri ku musozi, nturebe igihe mangiye kirekire ibigeragezo, nturebe iminsi maranye uburwayi, nturebe iminsi maranye ubushomeri, ndakubwiye ngo eneshagide kora kuri Yesu, umukoreho ufite umutima utunganye, umukoreho hayiwe ufite kwizera, numukoraho biramenyekana. Uyu mubyeyi biranike tubwira hayiwe ku bantu ba kera wagiraga indwara yo kuva mwebaga ari mu kato, uyu mubyeyi afite ikigeragezo cyari kimukomereye. Ababyeyi barabizi, uramutse uvuye imyaka 3 byakugora, ariko imyaka 12 hayiwe ariko ageze kuri Yesu, niyitaye ku gihe amaze muri icyo kigeragezo. Nari nkubwiye ngo wa mubyeyi we, wa mugabo we, wa musore we, wa mukobwa we, nurebe igihe umaze uri mu kigeragezo, nurebe igihe umaze ufite iki cyago. Ntago nzi icyago ufite, ibyago biratandukanye, ariko Yesu abyiyumvemo akunyureho narangiza ategeke. Imana ishimwe. Eneshara binifome ngo rimwe nabwo Yesu nganyura ahantu arimo yigendera n'abigishwa, ngasanga uwavutse ari impumyi. Bitubwiye ko uyu muntu wavutse ari impumyi ngo bahamuzanya akiri umwana, ahamara igihe kirekire. Uyu muntu yarasabirizaga, uyu muntu hayiwe Imana ishimwe. Uwamuhaga yaramuhaga, n'utaramuhaga bivuze ngo iki? Uyu muntu baramuciraga, uyu muntu baramutukaga, ariko niyarazi umuntu umubwira nabi ngo nuko ngo Yesu ngo razanyura aho ngaho impumyi yariri. Haleluya. Imana ikunyureho wa mubyeyi we uri mu rugo rwawe, wa mugabo we, aho uri hose. Iyi Imana ikumvira ijambo ngo abigishwa ngo babaza Yesu ngo mbese uyu muntu ko yavutse ari impumyi ni icyaha cye ngo cyangwa ni icy'ababyeyi? Icyamuteye kuba arimo gusabiriza, igitumye ari hano ahanga niho tumusanga, umuhaye n'umwimye. Mbese uyu muntu yaba ari icyaha cye cyangwa ni icy'ababyeyi? Imana ishimwe. Ngo nuko Isirabwira ati hoya, ntabwo ari icyaha cye, nta nubwo ari icy'ababyeyi, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana igire gute? Yerekanirwe muri we. Mwibutse intambara urimo, ntabwo ari uko ari ibyaha wakoze, nta nubwo ari ko ari ibya karande by'iwanyu, ntabwo ari uko ari ibyaha. Hari igihe abantu bakureba bakabona gutinza mu kigeragezo, bakumva ko ari ibyaha wakoze, ariko ngutangariza itangazo, ntabwo ari uko ari ibyaha, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana igire gute? Yerekanirwe. Imana ishimwe. Nari nkubwiye ngo kuba utarabona akazi, kuba utarabyara, kuba uri umushomeri, kuba utarabona inzu, kuba Imana ishimwe. Kuba utarageraho Imana yakubwiye, kuba uri mu ntambara, kuba ukiri mu butayu, kuba bakikuvuga, kuba bakigusebya, ntabwo ari uko ari ibyaha wakoze muvandimwe, wa mubyeyi we. Kuba urugo rwubatse hayiwe rukubakwa amanegeka, ntabwo ari uko ari ibyaha wakoze, ahubwo ni ukugira ngo igihe Imana izaza rigire gute? Izerekanirwe muri yo. Ndafashijwe, izerekanirwe muri yo. Imana ishimwe. Hari igihe umuntu akureba akabona uri mu bigeragezo, akumva ko ubu utaratabarwa, hari ibyaha wakoze, uri umunyabyaha, uri iki. Abantu bagira uko bivugira, babwire mu kigeragezo umazemo igihe kirekire, ntabwo ari ko Imana yaguciye, si nuko yakwanze, si nuko yakuretse, ahubwo ni ukugira ngo igihe Imana izagutabarira, ayiwa haleluya, bizerekanirwe muri yo. Imana ishimwe. Mubwire ngo humura, iyi Mana data wa twese yaduhamagaye, haleluya, izatugirira neza. Komera, shikama, utuze umutima. Kuba uri mu ntambara ntabwo ari ibyaha by'iwanyu. Hari igihe ubona ati ni ukuri uriya muntu impamvu ameze kuriya ni karandezi wabo, karandezi imiryango. Mutangariza iri tangazo, kuba wubaha Imana, usenga Imana, uyikorera, ukaba utaratabarwa, ntabwo ari uko ari ibyaha. Mutangariza amatangazo, si nuko ari karande, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana igire gute? Zerekanirwe muri yo. Imana ishimwe. Ngo nuko ngo Yesu, Imana ishimwe, Yesu ndamukunda, ngo arangije ahantu ageze ibintu bijya bihinduka. Ndakwifuriza guhura na Yesu aze mu rugo rwawe, ibyari ibibazo birahinduka ibisubizo. Ndakwifuriza guhura na Yesu, ibyari amadeni birishyurwa. Mubwire itangazo, nukomere. Ngo Yesu wacu ngo arangije ngacira amacanjwe, ngacira amacanjwe hasi,
ngayatobesha kondo. Reka mvuge ko ndakantu gatoya. Imana ishimwe ngo arangije ngasiga kuri yamumyi ngayisiga ku maso. Mbibutse icyondo uramutse ugishyira mu jisho ryawe wajya kwa muganga baragutokora, ariko kuko ari Yesu wabivuze, ari Yesu ubikoze, kiramutokora bamuzima arareba. Imana ishimwe ngo nuko acira amacanshwe ngiyacira hasi, ngo nuko asiga kuri yampumyi ku maso ngirahumuka. Mubwire ngo Yesu naza ntabwo bizamugora, ahubwo azategeka, azafata agataka. Ntabwo nzi icyo azafata, ariko afite uko azabigenza kugira ngo agire gute agutabare. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Icyondo n'umwana akiribona ari kukirya wakimukuraho wanamukubita, ariko kuko Yesu ari bubikoze icyondo aragikirisha. Mubwiye ngo yagukize ku kantu gato ukaba umuntu ukomeye. Inzira yacamo ni nyinshi kugira ngo akurengere. Mbibutse ntabwo inzira z'ubutabazi bw'Imana kuri twe ntabwo zirarangira. Haleluya, ntabwo zirarangira. Inzira z'Imana ziracyahari. Imana yakifitiye inzira ziriviyerije. Imana ishimwe igiye gutabara abera bayo. Haleluya. Ngo ntwangabwira yampumye arabwiye ati noneho ugenda ujye Sorowamu, ugenda ujya kwidumbaguza. Jenestifobrere, ugenda ujya kwidumbaguza. Ngo nuko ngarageneye kwidumbaguza, impumyi irahumuka. Imana ishimwe ngo babandi ngo babonaga ari basabiriza, babandi babonaga hahandi hadahinduka. Bamwe bati mbese niwe cyangwa se siwe, abandi bati niwe, abandi bati siwe. Ati cyakuragize gute harasa nawe. Mutangarize iri tangazo, iyi Imana igutabara. Amagambo azahinduka, Imana ikurengera, amagambo azahinduka. Narisabye uyu mwanya ubutabazi bw'Imana nibuze ku buzima bwawe, magambo ahinduke. Hari ibyo bakuvuze, hari uruzera ruriho, kandi Imana irashoboye. Urugo nirwubakwe, niko Imana desitayamora, kuko ari Imana ibitegetse. Imana ishimwe ngo bamubonye bahindura amagambo. Uko niko Imana igiye kuza ku buzima bwawe, magambo ahinduke. Wa mukobwa we, niko Imana igiye kuza ku buzima bwawe, amagambo ahinduke. Ikindi nkundira Yesu, Imana ishimwe ntiyifashisha abakomeye. Ubwayigize gute? Ubwayirihagije. Twavuze ngo amena ndishirifo edrayi. Imana ihimbazwe, ndumva mfashijwe. Wa mubyeyi we, Yesu agiye kuza, kandi nahagera amagambo arahinduka. Bazi ko bitazemera, bazi ko byapfuye, bazi ko bitazazuka, ariko hari Imana iri mu ruhande rwacu. Imana ishimwe, Yesu agiye kuza, namara kuhagera ibintu biri buhinduke. Imana ishimwe. Bantu barahindura amagambo, ahari barakuyoberwa, barakuyoberwa. Reka mbabwire gato, mbere ya Covid ntago ari ukunanganaga, magambo yarahindutse. Abari banzi uko narindi nuko nanganaga, mu biro byanjye bike nari mfite bari bazi ko ayiwe nta butabazi, ariko babonye mbyibushye bamwe bajya bananyoberwa, abandi bakanshidikanyaho. Mbibutse mbabwire ngo iyi Imana niza, abantu bazahindura amagambo ngo mbese niwe, ngo mbese asa nawe, ng'icyakora ameze gute, ngo ameze nkawe. Imana ishimwe. Nkubwire ngo komera mu ntambara urimo, mu bigeragezo uhari, mu bigeragezo ubayemo. Nturebe igihe bimaze, nturebe imyaka bimaze. Kuba utarabyara niwite ku gihe bimaze, kuba utarashaka niwite ku gihe bimaze. Iyi Imana iracyakora. Narivuze ngo uyu mwanya Yesu aze ku buzima bwawe, ahindura amateka, ahindura ubuzima, ahindura icyerekezo. Reka dusubire ku ijambo ngo nuko Yesu. Haleluya. Imana ishimwe. Ndabwira abigishwa ngo hari umuntu unkozeho, hari umuntu unkozeho. Mubwire ngo Yesu numukoraho bizamenyekana, mateka azahinduka, bizasobanuka. Hayiwe, hayiwe. Imana ishimwe. Ndagutangariza uyu mwanya ukore kuri Yesu, hari ibintu biri busobanuke. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ushobora kuba waragiye mu bavuzi batandukanye, ngure ko hari icyo bagufasha, ngure ko hari icyo bakumarira, ariko byaranze. Mubwire ngo Yesu niwe ushoboye byose. Ushobora kuba warabuze uko
ubigira, ariko Yesu agize gute? Ashoboye byose. Ndatangaza iri tangazo, wa mubyeyi we urugo rwananiye, Yesu agize gute? Yasuye kurwubaka. Numugarukira agira gute? Arwubake. Kandi ntago yitaye ku gihe umaze uri muzenguruka, urugo rwawe rutubakitse, ntago ibyo abyitayeho. Ye wa mushomeri we ubuze akazi, Yesu ngwino arakaguha. Imana ishimwe kuko ashoboye ibintu byose. Ndabwira umugore utarabyara, mubwiye ngo Yesu atanga urubyaro, ntago kandi ikindi ntiyitaye ku gihe umaze. Imana ishimwe utarabyara. Hari abo tuzimana agiye irengera mu myaka 5, mu myaka 10, mu myaka 2, mu mwaka umwe, mu myaka 4. Hari abari Imana yarengeye. Ndatangaza iri tangazo, reba Yesu umukoreho gusa kandi umwizere. Nk'Imana igira gute? Nk'Imana igikora. Imana ishimwe. Benshi batsica intege, abandi barasubiye inyuma, abandi barahunikiriye, ariko tangaza iri tangazo, Yesu araje anyura iwawe. Nahanyura hari ibintu ari busobanure, hari ibintu ari bukore. Ibyari imisozi arabihindura amataba, ibyari inyanja arabizinga nk'umusambi. Narivuze ngo komera, shikama. Imana ishimwe ngo nuko wa mubyeyi ngo ahinda umushyitsi, ngo agira ubwoba, ayiwe ngo yikubita imbere ya Yesu. Aramubwira ati databuja, ninjye ugize gute? Ninjye ugukozeho. Reka nkubwire mugenzi w'Imana, yewe muvandimwe, yewe uri bunyumve, ngutangaza iri tangazo. Yesu agiye kuza, Yesu aje mu rugo rwawe, Yesu aje mu buzima bwawe, kandi numukoraho arasiga ahinduye amateka. Hari ibintu ari bukore, ngo wa murwayi cyangwa se wa mubyeyi, ngo nuko ngo bari baraho ngaho bose uko banganaga. Imana ishimwe ngo bose amenya ko wamurwaye agize gute? Akize. Nkwibutse iri jambo, nukiri icyago ufite abantu barayimenya. Hari abatabizi ko ufite icyo cyago. Hari ibyago umuntu agira ntabibwira abantu, akabigendana akabizengurukana, ariko nigikira muvandimwe bizamenyekana. Imana iguha umugabo byaranze, abantu bazabimenya. Niguha umwana, abantu bazabimenya. Hayiwe niguha inzu, niguha akazi, bazabimenya. Nikubakira bizamenyekana. Ntangaza iri tangazo, nukomere kandi uha agaciro igihe umaze uri mu kigeragezo, nuha agaciro igihe umaze uri ufite iki cyago. Yesu ari kumwe natwe, kandi icyo nzi cyo yiteguye kutugirira neza. Tugiye gusenga Imana. Ye wa mubyeyi we, wa mugabo we, wa musore, wa mukobwa we, unyumve, unyumve. Yesu afite imbaraga zo kugukiza, afite imbaraga zo kukurengera, afite imbaraga. Maboko yaracyakora, ni maremare kandi arakomeye. Afite imbaraga zo gukora mu buzima urimo waho bazitiwe, afite imbaraga zo gukora mu bigeragezo uhagazemo ubona ko bidashoboka ko wabivamo. Yesu afite imbaraga zo kuzigukuramo. Imana ishimwe. Tugiye gusenga Imana. Sharabini, tugiye gusenga Imana kandi wizere ko Imana ishoboye. Iyarengeye uriya mubyeyi amaze imyaka 12, ntago ibyawe byayinanira. Iyarengeye uriya muntu ku kidendezi Betesayida, ntago ibyawe byayinanira. Iyarengeye iriya mpumyi, ntago ibyawe byayinanira. Iyatabaye hayiwe Lazaro amaze isine mu gituro, yarapfuye ndetse ni kubiri tubwira, ntago ibyawe byayinanira. Ndatangaza iri tangazo, ntago ibibazo ufite, ntago intambara ukurwana nazo, ntago Imana zayinaniye ko bazayigukuraho. Nukomere. Igiteye ibi byose kuri mu bigeragezo nukugira ngo iyi Mana niza, iyi Mana igutabare. Haleluya. Mirimo izerekanirwe muri yo. Haleluya, haleluya. Mwibutse iri jambo, hari igihe imeze nzagaragara ku buzima bwawe. Ngaho nukomere kandi ushikame. Tugiye gusenga Imana. Unyumva. Imana ishimwe. Waba uri mu gihugu cyo hanze, aho uri hose mwisi, uri bwumva iki kiganiro cyose, uri bwumvira ijambo, ni N4 Eldrai. Yizere ko Imana ishoboye, kandi mu bibazo urimo Imana ishoboye kwigukuramo. Tugiye gusenga kandi wizere ko Imana ifite imbaraga, kandi kuba uri muri byo bigeragezo nuko yagiye imeza gutabarira, izerekanirwe muri yo. Mwibutse ko ntago ari uko ari ibyaha wakoze, sinuko ari ibyaha by'iwanyu, ntabwo ari karande y'iwanyu, nta nubwo ari usenga n'ibyaha, ahubwo ni ukugira ngo Imana niza nigutabare amateka azahinduke. Tugiye gusenga Imana. Uri data wa twese mwiza, etaya pifo da still good, uri ni fire siremora, uri Kristo, uri Mesiya, uri Imana y'imbaraga nyinshi, uri ibyiringiro byacu, uri umutabazi, uri umufasha mwiza, uri umunefo Eldrai, uri se umwami wacu
wacu Yesu Kristo, uyu mwanya duciye bugufi twizeye amaboko yawe, turabizi kugikora. Werekera kose uracyakiza, uracyatabara, uracyarengera. Rengera abakobwa bagukeneye, ababyeyi bagukeneye, abagabo nuko, abasore nuko, buri wese mu rwe ruhari rwe. Ndabizi ko uri Imana yumva, uri Imana ishoboye, ibi tubikuziho. Natwe wagiye uturengera mu bihe byari bikomeye, wagiye ukora ibintu bikomeye, ntabwo twari tubizi. Enesha Edrayi, ntabwo twari tubizi ko bizagenda gutya. Wagiye uba mu ruhande rwacu. Ngaho Enefore Edrayi mora desha etayi menya sirifo Enesha Edrayi, urakoze urakarama. Hari ababyeyi urengeye, hari abakobwa urengeye, hari abagabo n'abasore urengeye, hari abantu ukuyeho ibyago birumanye iminsi myinshi, hari abantu ukuyeho hari abantu ukuyeho ibyago imyaka itari mike bari babimaranye, ariko urakoze kubarengeye kandi ubatabaye, ubadeshaye Edrayi, ubakuyeho imitwaro bari barushe, bari bameze nabi.